abantu maze iminsi mubona video zanjye murabibona ko mba nambaye neza nibirenze biriya ndabikora no kuvuga ngo rega nagaba yambaye neza ku rwego rw'ibyo akora ahubwo ne kwa kundi yambaye umumbyerera mu rugo imyenda aba yambaye ngenda babwiza ukuri ko abakire baba barasize Fizoya oya umuntu uzemera ko umuntu ngenzemera neza ko wambaye ibintu ukora umuntu uzaba wambaye guhera hasi ibintu none zambaye koboyi gizaga agasengeri kamangaza urengeje ishati y'umugabo yanze kwishyura ubwo ahubwo se ndabwiye ko umugabo yanze kuyishyura nayibonye ifite imifuka y'abagabo ifite mwese wajyana iyi shati ni ingabo man none wewe widodeye ingabo gute kandi uri mwese kirazira kirazira njyewe nayambaye mva ikintu nashakaga kwereka abagabo ko yambaye ugamije gushengura wa muntu yidodeje hati yera nongeye kubasuza ngo mukurikiye Dede TV show ndasuza abari Burasirazuba Iburengerazuba Amajyepfo Amajyaruguru impande zose z'igihugu cy'u Rwanda ngasuza abantu mutuye mu mujyi wa Kigali maximum respect ngasuza na Fizoda ndabasuje nanjye cyane babandi se kutabasuje none abada barakazwa n'ubusa wewe tabacanzemo akantu nara ufashe umwanzi usanga gufata ubucuti bwaba ari uguhozaho buriya ntirengagije ko wendeje ubundi batabibonye banabashuje cyane niba munayiboneye kuri iki munyaruke n'ibyabanje ndabasuhuza nkabavuga n'amazina ba Karimu ba Mugisha bo ntabonze ariko mba nimagina ko babayo anze ngora n'abantu bajya bagutamo bameze nka Gatsiri wayaka none nawe uraho ngaho gutyo zanjye mvuze zina ni wisangamo ntago umva nkubwire nimba urimo uravugamo nkuvuga umva ubwire ikintu kimwe nimba uri kuvuga amazina y'abantu utazi nta utaniye nanjye ntunseke ahubwo ngenda bafite wese kutabavuze uba muri ariya muri Thailand aho ngaho sima mwita Imani ngewe nsuhuje tangizwa na A irindi na I ubwo ni AI okay ngewe rero nsuhuje umuntu witwa Liliane ari muri Canada muhaye hayi ubwo inde Liliane numvishe urivuze mu cyongereza nyine Liliane none se byose si kimwe yagezeho rirahinduka mu kinyarwanda ni nguki ubundi ni Liliane none ngewe nkunda izina rye rimwe we wimuhamagara gutyo ni umuntu wiyubashye urumva umva izina rye rindi nkunda yitwa Ngwino Ndebe ibaze Ngwino Ndebe ntago ari se wandi wa Sisius bisimbuka Stevisius Ngwino Ndebe wapi Ngwino Ndebe ari kuvana ya Gasore ngo Ngwino Ndebe ikintu kiteye ko kakatasimbuka igipangu gakonyo ariko bane Sabeli tuzagira ikintu dupfa buri gihe tukuvuga ari Fizukuzanye ntago nzi ikintu nimba uri mu bantu bamuteruye kandi wowe majeste z'ibintu ngomba kumuvugaho ntabivuze ukakubitira se vugisha ukuri mbese ninjye ukubwira ngo bivuge kujya bitanuruka umuntu yoshye undi kuko ngiye batanzi kuvuga ngo we bitagukoraho ukatunono ukatunambesha kuko wumvishe ko ngozi ibintu bitari ibyanyabyo nkahita nivugishwa ukatunivuguruza ngo aha ngo si ibintu urutseho shamana yanjye rero gusuza abantu uyu munsi bazaniye iki rero uyu munsi mbazaniye ibisanzwe nta bintu bidasanzwe imihanda nta kintu kiriho ngo tuvuge ngo nicyo turi buvugeho ariko turaganira n'abakunzi ba Dede icyambere ndabanza gusubiza amakomanteri y'abantu bagiye banyandikira izo comment uzibone ko najya nzibona none ngiye rero mfite ikibazo kubera mba nashyizeho nimero abantu ba comment inbox ujuzireka
ariko dusome comment nese cyawe ikora ama screenshot no ya posting ese wamugani ko ikibama comment inbox wabona bikenewe kuko hari igihe umuntu aba ajya kuvuga comment mbi ariko ari yawe gusigenewe oya noneho ngewe ikibazo sinambi aba ari nziza courage ibiki ariko abenshi nka comment nk'eshanu zarambwiye ngo Fizo uzamuzane kuri kamera nk'eshanu usetse ubu rero turabwira abantu mushaka ngo umuntu ari umukobwa wambwiye ngo mani uwo muhungu afite ijwi singiye kwiteranya n'abantu bankunze batarambona bankunde batanzi wakubona wakubona aha ikintu rero nshaka ko tuvugaho reka tubanze twamamaze aha tugiye kubanza kwamamaza icya mbere mubanze mumenye Dede Fashion kwanza rano ubwo ugeze umbwira ko nambaye neza ntabyo navuze ntabyo ugeze uvuga kubera ko navuze tutarashyiraho kamera ubwo numvaga nabikubwiye wapu ugomba kubimbwira sinambaye neza wambaye ishati nziza mbabarira yifate uyizamure wenda rero nko mu mavi ntugaragaze hepfo sibyo hepfo se ubundi hari ikinahereye mu mavi sinanahera ku maguru oya ntuhahere ubundi barebe nyine wenda ntibite hano ntibite ahangaha kuko ubu ndenda gupfa nisonzesheje mwa bantu mwe kwambara iyo bigeze no mu kiganiro no muri video bitari mu mafoto urisonje yego akajimu karakenewe nese kwanze kumbwira ibintu umuntu yakora wanze kumbwira ibintu nakora ntago nabikubwira ahubwo nabikwereka by the way kwa Dede Fashion turadoda imyenda y'ubwoko bwose turadoda imyenda y'abagabo cyane y'abagabo nako nayibonye no shati nuko nyine ngiye nakoze itahadodewe huya niyanjye ngiye nabikoze nshaka agashati gato kakwegereza neza ko gashati ni gato cyane gato cyane huya ngiye nuko nagashaka none se ni gute ku buryo nyine ni gute widodeye ishati ubizi ko izagera ugashyira intoboro z'ibipesi intoboro nahise zaburaho none se umuntu uzajya uzifunga uya umuntu nshaka kwitiza undi muntu wakayambara ubundi buryo ashaka umwenda uvuga ati nzawutiza umuntu yego birashoboka none se ubu simfite abashiti banjye batoya nayiha ujye utiza tuvuge wenda babaye bafite nka uniforme bagiye kwambara isa gutya azi ko mfite ino shati ze sinayimuha nukuri yavuga ngo wenda ushobora kuba wavaye nk'umuntu cyangwa se wari ukuntu abantu baza gukoresha ibintu agatinda kwishyura utumye mboneraho kubwira abantu sibyo ngiye kubwira abantu muvuga ngo abatayeri barya imyenda abatayeri se barya imyenda ni ibiryo oya ntabwo uburyo wabivuzemo ari bwo ubivuze ni ukuvuga ngo hari ukuntu wigurira igitambaro umutayeri akakudodera utuntu agasagura ngo utwo azadoderamo abana be twarabavumbuye kuki ukagura n'ibitisi ngewe nkahita umnyoraho nkazambara akantu katagwe byibuze nari nakuye ngo uzankorera ishati n'akagofero kataga akagofero kanze kuvamo uwo muntu ariko ntago ari muri business uwe none se ubwo ngubwo nta kantu kabafashe oya sha oya n'abamotari uri kwitegera umumotari undi akataza ngo ngenda yemera atazi naho ugiye niba n'abantu kanye oya Fizo reka nkubwire abakiriya nabo barakabye gute hari igihe usanga umukiriya yazanye itisi yarangiza we yagiye arayigurira sibyo nkiyo nakubajije ngo uyu mwenda urava muri metero zingahe kingana gute wagahita kuzana ngo ngenda ashaka iyi modeli iyi n'iyi n'iyi noneho hari abatayeri bamwe kubera wenda ko akeneye amafaranga avuga ati
njyewe nyine amafaranga nziyeranja ibi bintu bivemo yarangiza bikanga kuvamo cyangwa bikaba bitoye wakwiyeranja bikagorana cyangwa ugasanga umukiriya ahubwo niwe ukubwiye ngo yangiyeranje bizavemo ngo iyeranje rwose ngo ndabizi bizavamo ngo butazandira umwenda n'ibintu nk'ibyo bikazarangira umwenda ukubanye mutoya warangiza ugatangira kuvuga ngo umutayeri yandiriye umwenda nanone ariko nimba abo bantu bahari nabo mwabatayeri mwe murya imyenda y'abakiriya oyarekane gukoresha ijambo kuyirya musigarane ibitambaro by'abakiriya ntimubibahe n'igihe badafite icyo agiye kugikoresha ngo nshobora kuzagikenera akantu ko kuzagikenera se n'ike none se bazagikenera n'ike abazagikenera n'ike none gufata ibintu by'unduka byitera se ntabwo ntibyita uburiganya abo bantu rero nabo biyisubiriwe ariko nakeka atari benshi ariko nizere ko ubizi ko ibyo bintu bibaho njye ntabyo nzi bibaho abantu bose twakoranye nta muntu nzi umutayeri umwe uretse mvuga umutayeri umwe ni ukuvuga ngo hari n'ukuntu abantu mukorana bitewe n'ukuntu baba fizo we uretse mvuga umutayeri umwe wenyine nzi urya ibitambaro by'abakiriya ntago abirya ahubwo nimba umuzani oya ubu ntago akibikora kuko kudoda yarabiretse yaje kurwara arabireka urumva yarwajwe n'imivumo y'abantu ntago kosha oya wivuga gutyo wenda yarwajwe ntago mbikomeje ariko ukize mu kinyarwanda rwose none se n'umuntu yararwaye akarwara akava muri kariyeri urumva nyine atari uko yahemukiragamo na wenda reka twe kuvuga ko ariyo mpamvu fizo ariko wenda nawe niba yarabikoraga wumva ko ariyo mpamvu umva ikintu we yakoraga kubera ko ngira ngo kwigurira umwenda byaramugoraga noneho wamuzanira superi igitenge cyitwa superi wakisi agahita agenda njye nabimubonyeho nk'inshuro ebyiri agahita agenda akakiguranisha yari afite umukazi niwe ucuruza ibitenge agahita akiguranisha ku mukazi niwe yamara kukimuguranishaho noneho akamuha irindi bara ariko ryo muri ya karite none se ngiki weho wizaniye igitenge njyewe nkuzaniye superi uje kudodesha uranakizi banza nyine wumve we yaragendaga akakiguranisha agahita akidodera akacyambara kugira ngo abe wa muntu uri VIP wambara amasiperi nukuvuga ngo weho yakudoderaga mu ibara ry'ikindi gitenge ko bitari bwa bwoko wizaniye uri kubyumva nabi umva wowe unzaniye igitenge uri umutayeri yego gihenze njyewe aranguraniye ndaza ndakidodera icyo kijyo cyiza yego ya karita nyidodeyemo noneho we nk'umukiriya uje gutwara umwenda nkahita mvuga ati barakibye nakubona ucyambaye kandi yaraguranishije ibara urumva nyine hahitaga hazamo kuriha abo bantu bose yarabarishye ariko urumva yabiciye imibare none se ubwo kubarira we ntago ayo mafaranga yarihagamo yaba yari yakoresha akagenda none se amafaranga urishya urumva uyishyurira rimwe nimba igitenge kigura 150 umva nimba igitenge kigura 150 hanyuma we akaba atabona ubushobozi bwo guterura igitano ngo akigurire we nk'umukiriya ukaza ariko yabikoraga babana abona bafite imyenda myinshi ntago wabaga wihirinze yizaniye akenda kamwe cyangwa uri mushyashya ngo abigukore oya yabikoraga abakiriya be bamaranye igihe azi ko bafite ibitenge bihenze abatapo uyu nguyu azihangana reka nzamurihe buke buke nkimwishyure gake gake ariko nanjye nambare superi njyewe mbibona nabibonye bikoze inshuro ya kabiri nibwo yabimbwiye yarabimbwiye ndavuga ati sha uri gukora amakosa uzicuza mu buzima bwawe ndamucyaha ndamuhana yabikubwiye ameze nk'uri kukwibira ibanga nawe ngo uzajye urikoresha yego nyine none yabimbwiye ambwira ngo ntago nambara neza
ariko akubwira uravuga ati we niriye bangukoresha ngo kugira ngo nambare nk'umuntu nyine ngaragare nk'umuntu udodera abantu bari VIP nuko ngomba kujya nambara nkabo kandi kwambara nkabo nta bushobozi nabona bwo kugura uwo mwenda nzajye mbikora muri iyo systeme kugira ngo mbone ko nanjye nambara imyenda ihenze namugashangiye nago nabibasha icyambere sinkunda imyenda idodesheje ntago imyenda idoze sinyikunda ntago ni kwa kundi ngabungibarira mu rujyo nundi wanze sha ewana nduriramo ngewe ndira mu rujyo pe ntakubeshye ntago mbikunda rero nge nambwa ati sinkunda imyenda idoze icyo nicyo cyambere kandi ikindi nimba mbonye umwenda nkawukunda mvuga ati uyu ngo niyo ndi budode nzajya nemera nkuhigire nsevinge nimba ari umwenda mwigurire none se na habaye imyenda ntabwo ushaka gukunda umwenda udoze ukumva ko nawe uzawidodera ni ngombwa ngo ujye gushaka uwawo nawe ko nibibaho wawo gute se tuvuga urugero nimba hagezweho itise wenda tuvuga urugero ya vewiti ariyo tisi igezweho metero yayo ikabigura 12 n'urugero kandi metero za nkwira ni 3 sawa menshi 36 ushobora kutahita uyabonera rimwe uvutire kangiye kugura yatisi ariko warutekereza nk'uwo ngo ati ngenda ahita mvuga ko iyi ngiyi yanzaniye bayi njye kuyiguranisha nidoderemo hanyuma nzayamuhe gake gake akaba ari ubwo buryo abikoramo akavuga ati ngewe cyane ngomba kujya nambara neza mu buriganya bwanjye nimba rero hari abantu babikora gutyo ni umuco w'ubugoryi cyane ni umuco w'ubugoryi tukomeje rero mu kwamamaza ibaze nk'ibintu byose tuba tuvuze ngo turi kwamamaza abantu mukeneye kudodesha imyenda isa neza myiza abantu maze iminsi mubona video zanjye murabibona ko mba nambaye neza nibirenze biriya ndabikora no kuvuga ngo rega ntago aba yambaye neza ku rwego rw'ibyo akora ahubwo ni kwa kundi yambaye umubyerera mu rugo imyenda aba yambaye ngenda babwiza ukuri ko abakire baba barasize oya umuntu uzemera ko umuntu ngenzemera neza ko wambaye ibintu ukora umuntu uzaba wambaye guhera hasi ibintu none zambaye koboyi gizaga agasengeri kamangaza urengeje ishati y'umugabo yanze kwishyura ubwo ahubwo se ndabwiye ko umugabo yanze kuyishyura nayibonye ifite imifuka y'abagabo ifite mwese wajyana iyi shati ni ingabo mani none wewe widodeye ingabo gute kandi uri mwese kirazira ntabwo kizira ariko njyewe nayambaye mva ikintu nashakaga kwereka abagabo ko yambaye ugamije gushengura wa muntu yidodeje ati yero Shabana izo nukanesha umutwe uburi ase ubu ko ari kubivuga nk'ari we wanze kuyishyura nuko umuntu ahari ntawe uhari ntabwo nyine ibyo mbivuze kugira ngo wenda nkushyirishemo ko yakurduda neza pe ariko byibuze nawe ntumbeshye ikintu kigaragara ngo ushate warayidodeye none se ninde wayidoze iyi nyine warayidodeye kuko wakoresheje imashini yawe ariko ntabwo wayidodeye ngo ujye uyambara njye nayidoze ngo ngiye yaje kudodesha mupfa amafaranga kandi warasoje kuyidodora uvuga ati si yapfusa nzajya buretse maze ubwira ukuntu ngiye nkora fizo buretse wimbeshyere umva ngiye ubwira ukuntu ngiye nkora banze nyine nyumve ngiye ukuntu nkora mvugana n'umukiriya akanyohereza amafaranga namweretse design yayikunze nkagenda nkagura igitambaro nkamudodera we kazaza atwara umwenda ni gute ngiye najya kugura igitambaro nkaza nkadodera umukiriya waba wizeye se ko uwo mwenda azawutwara iyo yaguhaye wa mwenda araza akawutwara ariko iyo atayaguhaye sha tegereza ibituranye na heba ngo ki ni ukuvuga ngo abantu banamenye n'impamvu abatayeri ba kavansi muyimenye bose bakora imirimo y'amaboko reka mvuge ku batayeri kuko ariyo ntuzambamo impamvu abatayeri ba kavansi nimba tuvuganye umwenda 30,000 tukavugana 30,000 fizo kugira ngo nzadode wa mwenda uze wishyura 30,000 biragora pe ni wango
wowe byibuze ukoresha uburyo bushoboka bwose mbere y'uko umwenda umwaka baguteyemo kenze cyangwa vere. Kenzi se kenzi gura ibitambaro oya nimba tuvuga ino shati ari 30,000 ubwo tuvuge ko umpa 25 cyangwa 20 yandi asigaye ntago yakunanira kuza kugira. Nukuvuga ngo nubundi ayo ugura ibitambaro bari menshi kurushaho uri bufate. Yes yego nyine none se ubwo ubiti sinago wabonye kare original iyile ubonye gute se kandi waje yambaye nese ntago uri kuyireba urebera ikintu kurutagikoze ngo umenye ko original yego komana uze kuyikoraho nituva kuri kamera wa iyi dodwamo amapantaro ariko ntago ntago nkunda ipantaro zo muri le ubona ziba zirenduka nkare zidigadiga ukuru nyine ni le n'ubundi n'ukurenduka hakose tuvuze kurenduka ikintu kirenduka ni udigadiga umwenda udigadiga gutuvungishwa ubufunze n'amavisi fizo mbabare winesha umutwe umesa ukajya urenduka niyo mpamvu re nagize n'agasesi uzi ko bivuze nkahita nibuka ikintu bita okra gombo gombo se ntazi nayo uvuze kurenduka mpita numva ni nka hora binywa hati ibintu biraryoha umuntu nge ndamwe bari amazi numvisha ubihengejemo hagati ko binyerera nararutse hakugenda ntukajya ubeshya gombo iraryoha irarenduka ariko iraryoha ngenda yikunda kandi hari ukuntu abagore batumva kimwe nk'abagabo ariko nta buryohe bubamo shama enye kuvuga ibintu bibi wabivuze se ngo narese iki enye kuvuga ukuntu abagore nyine nibwombo n'ubundi bimeze kimwe nibwombo kuri bwo hari umuntu ejo wamajije ngo gusegura cyase kubusa ubu kuko wakwirwa na fizi ukararirwa guseka mba nagerageje sinseke ako ukanga ukamvangira tugera ku musozo w'ikiganiro ako se tugeze ku musozo w'ikiganiro tutaye kwamamaza gusa tutaye kwamamaza se twamamaje twebwe nisi rendi kuvuga ko abakiriya bagomba kuza kwa Dede abantu bagomba kuwaza nese ubwo twavuze iki nibutsa ko ushaka kumenya ibisobanunye byinshi kuri Dede Fashion cyangwa se kuri harya bahita ngwiki ya Dede yawe abantu bashaka ubusobanuro burambuye ku kiganiro haba hariho nimero zanjye mujye munyandikira ku bijyanye no kunsaba ibiganiro ikindi n'ikijyanye n'ubudozi ikindi n'ububosi ushaka kumpa akazi nukuvuga ngo hari akantu bajyemo rugiye kuvuga ngo ugasubijeyo wongera kwihaniza abantu baza kudodesha imyenda bakayisiga ubu se rana Dede zajya urambaye ase ninde wayisize wowe agaciye ariko nibyo njye nakubwiye uburyo nkora nakubwiye ngo umuntu ama amafaranga nkagura igitambaro nkamukorera ahubwo wayikunze ahubwo nyicunge neza utayiba irangana nk'iya kaposi nindeze ni ahantu duturanye bacuruza ibyo kurya bimeze neza cyane hano Rwamara hariya tujya njya nkusanga kuki tutajya tubamamariza kandi bakora byiza none se reka nkubaze ubu ibintu byo kurya bihuriye n'ishati nabi kwamamaza no kuvuga ngo nyine ngiye nahoze kare impamvu byanjyaga mwibaza impamvu kaposi akora ibintu kwa kaposi habaye ibiraha si ibiraha gusa wihera ku biraha waretse se haba ama chicken aba bintu byinshi nako ngiye wenda bivuga nyine oya ase ngiye njyeho utuntu duke haba y'imyaka ya saa sita haba breakfast haba fast food kaposi fast food ngewe ikintu hano ku bitaro by'abayisilamu Rwampara ikintu nzi kihaba ni ikiraha igiki wari warya ikiraha ibintu byabo byose ikibazo ngiye birandyohera ni iki amandazi yaho ba bantu bifuza ko nzi imbere ya kamera nzaza ndi kurya kandi ku mafaranga yanyu ubwo mushaka ukuntu umuyanyuza kuri Dede nze mbiyereka bayagucishijeho se wowe nimero zanjye suze kuzitaho urebe banwa shareka
ubwe nimba ari n'ibyo ndazishyiraho bakujyane rwose. nari n'abadiyasipora mwamfura mwe muransuhuza dusoza tugana ku musozo nari nabasuje gake ariko ndabasuhuza cyane mwe mwarebye ikiganiro by'umwihariko mukakirangiza uyu munsi navugiye inyuma cyane ndabizi ntabwo muri kunyumva neza kubere impamvu z'ibikoresho. Ikibazo Fizo yagize ngo mwamukunze cyane ahitamo ngo kugabanya ijwi da ngo urukundo ngo rwayo ntarwo akeneye ako si udupfuye iki sunda basezera tubabwiye iki wababwiye iki ubu iminota 30 yose wibaraguzaga buryo nta kintu wabwiye abantu bazagira bandambirwa buri gihe ndaza rwose ngo buvuze iki nuko ari iminota 50 ubwo nibwo bazakuraba kora 20 nyine yumve ko ibindi biri mu twe dukora episode mbese ni episode nka za zindi za Manibu ni episode ngo ibyo dusubike ubu ngubu turaje tubiga reka tubwire abakunzi ba Dede TV show abakunzi ba Dede TV show ndabasaba umuntu utarakora subscribe nukuri bikore nta kintu bitwaye gukora subscribe nugukandaho nta bando bigutwara ntaki ukikomereza. Ikindi abantu mushaka ko tuzajya tuganira dukora ibiganiro hari abantu bankunda muri filme mushaka ko muzaze duhure dukorana ibiganiro tuganiriza abakunzi banjye nta kintu bisaba nta mafaranga nzaguca ntacyo muzambwire tuganire twumve inkuru ushaka kuduha ibiganiro ushaka ko dukora ubundi tubiganirize abakiriya sibyo n'abakunzi bacu hanyuma mba naje nje kuvuga ibintu byinshi Fiza akamvugisha bikarangira ntavuze ibyo nshaka kuvuga nababwira ngo murebe ikiganiro gikurikira iki ngiki kiri bujyo mu kanya nicyo turi buvuge basi ibintu bifatika erega n'umuntu abantu bagizana bari bakeya ushaka kwiyaga ndaki bigano barebera bikabirangira bari abantu banjye uwaraguha ngo bagaburira umunsi umwe wowe wabagaburira uretse mbanze nshimire Yesu we warutumye genda ushimira ikiganiro gitangiye ujya reka nshimira abantu umuntu atangiye ikiganiro akumva utamushimira we urashimira mu kiri uretse ni ku Fizo